Yes, ndabasuhuje cyane. Dukomeza kwiga ICT. Uyu munsi tugiye kureba telefone. Ibi ngiye kuvuga ushobora kuba warabyifuje ariko ntumenye uko bikorwa. Ushobora kuba ufite telefone ebyiri, ufite smartphone, ukaba ufite n'akandi gatelefone gatoya. Smartphone yashiramo umuriro ugakomeza ukitebera kuri telefone ntoya mu gihe wabihuje. Ibi rero tubyita call forwarding. Birashoboka cyane ko ufite nimero ebyiri za MTN cyangwa se nimero ya MTN na Airtel. Imwe ikaba ibarizwa muri telefone nini ya smartphone, indi ikabarizwa mu gatelefone gatoya kamwe twita ka gatushe. Igihe rero smartphone yawe yazimye, ugashobora kuba witabira kuri ka gatelefone kawe ka gatushe. Ibyo birashoboka cyane, tubyita call forwarding. Icyo gihe rero ntabwo abantu bakubura ku murongo, ntibamenya nuko byanagenze ko telefone nini yakuzimanye. Reka tugendane ababikeneye. Jya muri telefone ya hamwe uhamagarira, ubundi tugendane step by step. Buriya rero iyo ukanze akanyenyeri ugashyiramo 21 akanyenyeri, ugashyiraho nimero ya telefone ushaka kujya woherezaho ubutumwa, cyangwa se niba abantu bakubuze kuri telefone nini bajye bakubona ku gatelefone gatoya. Ku gatelefone gatoya rero nimero irimo niyo tuza kuba twashyiraho aha ngaha, niho turaforwardinga nyine iyo call. Urugero, ngewe nanditse gutya, bivuze ngo nibambura kuri telefone nini bazajya bambona kuri kano gatoya, kuko niho nawohereje ubutumwa. Ubwo ndashyiraho urwego, then nkore mpamagare. Urabona ko banditse ngo call forwarding registration was successful. Ubu rero ni ukuvuga ngo ngiye byakunze. Ubutaha ndakwereka noneho uburyo ki wabihagarika mu gihe utakibikeneye, uretse ko ntabwo bigoye. Kugira ngo rero umenye ko byamaze kwemera, nureba hejuru hano uraza kuhabona agafureshe kerekeza iburyo kerekana ko byamaze kwemera. Ubwo igisigaye rero ni ukujya muri setting kugira ngo tubashe kugira ibyo dusetingamo. Urascrollinga down telefone yawe ujye hano kuri MTN forwarding calls, hanyuma ugire setting ukora. Urahita ujya hano handitse muri call forwarding, dusetingemo ko telefone izajya yitaba gusa ari uko indi yazimye. Urategereza gatoya, hano urahasanga ya nimero yawe wamaze kwemerera, ariko ntabwo dukeneye ko ari all forwards, ahubwo dukeneye guhindura hano muri when unreachable. Ya telefone igiye yitaba ari uko indi yazimye. Hanyuma rero urahita ukanda aha kugira ngo dusetinge, kandamo rimwe, hanyuma nurangiza uraza ukore update. Noneho tuze hirya aha kuri always uhakande uhagire off kugira ngo bitaba always forward, ahubwo tuyiziremo hano unreachable, aba ariho ukanda uhagire on. When unreachable ahita ajya no nimero, yego, hanyuma ukore on. Urabona ko ino nimero ihise ijya aha ngaha, hano yavuyeho na hano ntayihari, biri off n'aha biri off. Urabona ko rero aha niho gusa telefone izajya yitaba ari uko indi yamaze kuzima. Thank you, ni uko bigenda. So kubikuramo rero ukanda, uzahita bakubwira ko call forwarding service has been disabled.